nuko mbabazwa nuko batumva agahinda kanjye. Mumindura ngo ko ndi umurwayi wo mu mutwe, mihindura ko ndi umusazi, maze kubiha agaciro. Genda rwaye mu by'ukuri. Nubwo afite ubwenge buke bumpahira, ganira n'abantu, ariko narangijwe. Bantu bashaka ko dusubirana. Kwanza agiye kugira ngo tworoherane. Ntabwo abari abana ntabwo yabakuye iwabo. Nanzanira inkwano za Mina, anzanira inkwano za Shema. Ayo mafaranga tuyagabane nkuko atigeze yitera iyo nda. Ayo mafaranga tuyagabane nkuko yavuye iwabo nta mwana afite. Aya Samweli yo mwarayariye murayonona murayarangiza bibapfira ubusa mwese ari we na Samweli. Twicare hasi nk'umuryango. Ubundi nibirangire duhoberane dukorane mu ntoki. So bibaye gutyo wahita ubabarira cyane. Yes, mwonje mwiriweho abarimo gukurikirana Big Town TV. My name is Bakti. Ingi ni Big Town TV. Buri munsi tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye hano kuri Big Town TV. Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi, aho uri buhure n'ikibazo cyangwa igisubizo cyangwa inama uratwandikira kuri ku ruhande rwa comments down hariya mu biganiro byacu, maze gahunda zikagenda neza cyane. Ushatse kuduhamagara nimero zacu nazo ziba ziri hariya munsi y'ikiganiro. So gahunda zose zimeze neza cyane. Aka kanya tukaba turi kumwe na Muzehe Diaro. Nguyu hano akaba yongeye yagarutse kuri kamera za Big Town TV. Impamvu yamugaruye hano nuko ejo bundi hari abantu batwohereje kujya kureba mugore we, cyangwa usibye yuko baratandukanye umugore wa Diaro. Tujyariya Huye turamureba kuko hari byo bari bamugeneye cyangwa hari byo bashatse kumufasha uriya mu mama. Mu biganiro twagiranye n'uriya mu mama, nyuma tuza kugirana n'umuhungu umwana wa Muzehe Diaro. Diaro yakunze kumugarukaho mu biganiro byinshi bitandukanye avuga Samuel by the way no mustare yigeze kuba umustare mu mukino w'amagari hano mu Rwanda, kuko yanyonze igari mu Rwanda, agira amahirwe yo kujya hanze mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko ubu ngubu umukino usa nkaho yarawuhagaritse kubera iki, ku mpamvu nyinshi yavuze mu kiganiro. Twaganire na mama w'abana ba Diaro, tuganira n'umuhungu wa Diaro mu biganiro bibiri bitandukanye, ariko Muzehe Diaro amaze kubibona itavuga ngo hari byinshi bavuze bitigeze bimushimisha cyangwa hari ukuntu yabifashe, itavuga ngo nanjye reka garuke ngerageze mbivuge, kuko mu kanya yarimo kumbwira ngo nari nabiretse bino bintu, ariko kuva bavuze kuriya nanjye binjya ku mutima bigatuma nanjye ngerageza kuvuga ibyo mvuga. So Muzehe Diaro tukaba turi kumwe nawe hano kuri kamera za Big Town TV. Reka tumuhe ikaze. Muzehe Diaro, welcome to Big Town TV. Sa murakoze kunyakira. Amakuru ni meza. Okay, filme ziracyakorwa? Ziracyakorwa, twaranatangiye. Tutegeye dukeya twacu. Ariko rwose pe twaratangiye. Muri iyi minsi muzazibona. Okay. Ya dutegereje film zawe nyinshi ku bwinshi cyane, kuko ufite abafana benshi kandi bakoze muri uwo mwuga wa filme, baragutegereje. Arayitangiye ejo bundi yitwa Ayubu. Hariho dukeya. Mr. rwose turadufiteho byinshi cyane ko twiyemeje gukora, nubwo nyine amikoro ari make, ariko ntabwo burya umuntu hera kuri gato ejo kagakura. Okay. Yitwa Ayubu. Ni mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda. Ayubu harya bisobanura iki? Ayubu nyine. Ayubu. Ayubu. Okay. Nice cyane. So ejo bundi twasuye umugore wahoze ari umugore wawe, nuko mwaratandukanye, ariko still ni mama w'abana bawe. Hari abantu bari batwohereje ko tujya kumusura, bamushyikiriza n'utundi, gahunda zigenda neza, turanaganira, ariko maze kubona kiriya kiganiro uvuga ngo rekuze hano. Sinzi kiriya kiganiro nimba warakibonye n'ukuntu wakibonye, n'iki cyaguteyemo ikibazo? Ibibazo genda bihorana by'uriya muryango. Gusa ikintu kimbabaza cy'uriya muryango nuko abantu benshi nakurikiye amakomantere yabo, nuko mbabazwa nuko batumva agahinda kanjye. Mbabazwa nuko benshi bafite umutima nk'uriya mugore
cyangwa uwabariye abana. Mu by'ukuri jewe natangiye mbabwira ko nashatse umugore mushaka, mbyara abana mbashaka, bamwe ntangira kubakorera imishinga izabazamura kugira ngo bazamuke binshimishe, kuko burya umwana bamukoreye umushinga bituma yigurira ipataro, bigatuma yigurira inkweto, bityo ntagusabe ahubwo akaba yabigura byose muri wa mushinga wamwigiye. Byose narabikoze ngamije kugira ngo igihe nk'iki maze kugera muri iyi myaka nzaba mfite abana duhumeka umwuka umwe, dukorera hamwe, twiteza imbere. Ariko byaranze. Burya baca umugani ngo amata arimo gishegesha ngo ntavura. Amata arimo gishegesha ntavura, kuko jewe ibi byose kugira ngo bigere aha ngaha nabonye ibimenyetso nkimara gukundana n'uriya mugore, ariko nta naho nari kubikwepera, kuko ndibuka turiho tuvugurura inzu, hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 muri 1993, itariki 3 z'ukwezi kwa 9 1993 turiho tuvugurura inzu. Ejo nari kuzakoreramo ubukwe n'uriya mugore twari kumwe, kuko turaturanye duhana n'imbi, batuye hepfo y'iwacu. Hahise haza mubyara wanjye witwa Prosper aza kutubwira ko murumuna wanjye wo kwa mama wacu Imbazi witwa Mariko ko baraye bamwishe. Ndi mu birori, ndiho ndishima, ejo nzakora ubukwe, abantu baje badufashije, turakora amanituwayaje ahantu hose. Ariko yaje ku ipikipiki ya 75, aje ahagarara imbere y'umuryango, ndasohoka turamuramutsa, nta kindi yansanganije. Yarambwiye ati rero Viseni baraye bamwishe. Ati ariko Varisiti mukuru we yatubwiye ko wihangana ugakomeza iby'ubukwe, kw'iby'urupfu rwe bamujyanye Butare kupima nyine umurambo, wihangane witegura ubukwe, n'ejo uzakora ubukwe. Nta kindi cyakurikiyeho, nahise nikubita hasi ndarira. Yari murumuna wanjye narushaga imyaka 2. Ndarira ndasamba, mama abona ndiho ndasamba ku irembo, aza yirukanka ati Karora bayate. Ndamubwira ni mama Viseni baraye bamwishe. Mama ahise yikubita hasi, turapfa duhinduka abasazi muri urwo rutoki, turigaragura. Ubwo bari bamwishe, kumwica bamwishe ku mugaragaro. Umusore ngo bagiranye ikibazo witwa Manuel, yamukubise umuhini hano kuri Ruseke, aragwa ahita yikura inkota, ahita amuca ingoto. Ubwo urumva wacitse ingoto, akaguru bagasana, ariko ingoto ntigisanwa. Mu nyama z'umuntu zishobora gusanwa ukabaho, ingoto ntisanwa kuko ni plastike. Ubwo twararize, baraterura, barahungiza, baduha amazi turanywa. N'uriya mugore araho nawe arababara nyine, birarangira turabyakira nyine, ariko marira agwa, dusubira mu masuku. Ubwo twari tumaze nk'iminsi 3 tugiye i Butare kugura imyenda y'uwo mugore, kandi uzi ko abageni bambara imyenda yera y'umweru. Twashatse inkweto z'umweru turazibura, biba ngombwa ko hari inkweto z'amacomeka nziza zasaga n'izifite akantu k'ururabo gatambitse hejuru. Biba ngombwa ko azambara imyenda yera, ariko akaba yambaye inkweto zitukura. Ibyo byose byari ibimenyetso bingaragariza ikibi cyangwa ibyago, kuko ibara ryitwa umutuku si ibara ryiza. Ubwo buracya dukora ubukwe, ari agahinda, ari imibabaro. Turagenda tujya ku rusengero, turava turataha.
tuba abageni. Hari mu kwezi kwa 9 nayo banyuriyemo, bibaye mu kwezi kwa 11 gutyo nibwo iriya ndege yagwaga y'umukuru w'igihugu, nibwo hahise hakurikiraho kuboroka imihanda imijyi, jenoside iranutse mu gihugu. Kwa 4 jenoside iraba. Ibyambayeho narabibabwiye bya jenoside, nawe ubwe wumvise ko atabyemera kubera umuryango we wabigizemo uruhare, nawe ubwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa 5 we na se, umuryango we waraje, abitwa Bakaranisi base wabo, abitwa Bazayasi, abitwa Badonati, abitwa Bashariya bari basaza bo kwa se wabo, abitwa Babizumuremyi, abitwa ba Matayo, abitwa benshi cyane bana Risisi, baje ari igitero kirenga nka abantu 70 bavuye kwa konseye gusaba kugira ngo twicwe. Baraje, umukecuru baramufata n'abuzukuru be 3 bashyiraho, ubwe na se bamuhagaze iruhande baramutanga. Bagombaga kugira icyo bakora uwo mukecuru ntiyicwe kuko yarimo ba mwana wabo, ariko baramutanga uriya mugore na se. Mama kubitwa udufuni bamuhagaze iruhande baramutanga, bahita bamuta muri wese barenzaho igitaka. Ibyo byose ni za ntandaro z'imyaku natangiranye ubukwe kugeza bugingo na n'ubu, kandi iyo myaku nyitewe n'uwo mugore. Kuko nababwiye ko hari abagore 2 bo kwa se wabo, uwitwa Na n'uwitwa Rangwida, banyiheranya bakambwira ati mbugiye kurongora uriya mukobwa wo kwa Rugaravu uzahura n'ibyago, uzahura n'abakuba. Nababwiye ko nagiye mbibwira mama mumubwira, arambwira ati waya abo nabashaka kwica ubukwe, imba wamukunze murongore nta kibazo. Ariko ndakubwiye ngo kuva ku munsi wo bucya dukora ubukwe ari bwo uwo Viseni yicwaga kugeza uyu munsi wa none, je nawe n'ibyago n'amakuba bituri hagati. Ntambuke nkunda kugira ibibazo, bigeje za 99 intambara zanjye nawe zatangiye mu rugo. Nagira ngo ndamuvuza akabagiye iwabo, najya kumucyura akaba induru akaba intambara, nkakubitwa nkagira gute nkava mena. Ibyo byose nawe babwiye, ariko ntimubyumva, mumindura ngo ko ndi umurwayi wo mu mutwe, mihindura ko ndi umusazi. Ese ijambo na rimwe naba ndiho ngerekaho kugira ngo nkunde nigire mwiza, nabashaka kugera ku kibavandimwe banje. Mbabazwa n'amakomantere mwandika mumindura umusazi, nkaho kiri atari igihombo kumva mpomba abana bangana kuriye beza mwabonye, kumva mpomba umugore uyu munsi wa none nkaba nari umugabo w'umusaza ukwiranye n'umukecuru wanjye. Uyu munsi wa none bikaba ibyo byose bikaba byarampfiriye ubusa, kandi bitewe n'uriya mugore. Amagambo yose ikintu kimbabaza, burya ikintu kitwa kugwa, wari umuntu w'Imana ukagwa, namahana akomeye cyane. Uriya mugore tubana yangaga icyaha kitwa kubeshya, agifite agakiza. Yangaga icyaha kitwa kubeshya akacyanga pe ari mu Mana, ariko hatangiye kugenda ahindukira. Ubu arahagarara ku cyaha akabeshya imbaga nkamwe mwese, agatinywa akavuga ngo nzagaruke mu rugo, ngo aho namusize ngo niho nzamusanga. Niko yababwiye ejo bundi. Jewe ntabwo twigeze dutandukanira mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye akimara kuntana babana nababwiye, nkabamarana imyaka igera kuri 3 hafi 4 mbarira jyenyine, harimo n'uriya Mina n'uriya Samweli, nababwiye ko basigaye Itumba, ariko bari abana 4, harimo Shema, David, Rwema na Deborah yari afite imyaka 2 n'igice hafi 3. Nabazanye i Kigali nabibasobanuriye, mwarabyumvise. Nabanye nabo nditanga bishoboka kugira ngo batazansonzana, kandi ariko njyane Butare nkenemura n'ibibazo bya Samweli na Mina. Tukimara kwiyunga, ndafashe icyemezo cyo kumuzana hano i Kigali, kuko nari maze iminsi nkora amafilime, muzana hariya ku Kamonyi niho twari ducumbitse. Mw'abantu genda babara
iyo mutumva agahinda kanjye nimwumve akarengane nahuye nako, nimwumve igihombo nahuye nacyo, mukanyita umusazi ngo ndarwaye mu mutwe. Kandi no mu mutwe maze kubona komantere nyinshi zimbwira ko ndwaye mu mutwe, maze kubiha agaciro kuko nahuye n'ihungabana rikomeye cyane. Hahandi ya mitsi yo mu bwonko bavuga iturika, Imana yarandinze kuko nk'ubu bwonko bwanjye aho buteye ndahumva. Uzi ko umuntu muzima atajya agira ikibazo cyo kumva aho ubwonko bwe buteretse. Ushobora no kubaza umuntu uti ubwonko bwawe butereye he, ntabe yamenya ko ari aha, ntabe yamenya ko ari aha, ntabe yamenya ko ari aha. Ariko ubwonko bwanjye ndabwumva cyane kuko bumaze kubabara, bumaze kunuka, bumaze guhumura, bumaze kwikamuramo ururenda rw'uburyohe butuma bwakora neza, bumaze kumagara, bumaze kuba igisheshe kubera ibibazo mpura nabyo. Nkaho namwe mwankomeje, ahubwo hakaza inzaduka zabaye kimwe n'uriya mugore, kuko benshi badukurikira harimo abafite imitima nk'iriya mugore wanjye. Benshi badukurikira harimo abana bananiranye b'abasore bameze nk'abariya banjye, barandika babarengera nk'abo bakwanditse bababwira ati muriho murasaza umubyeyi, kandi nyamara aracyariho, yari abafitiye runini. Ibyo byose ndabibona nkabisoma, bamwe bakanantuka ngo wagisaza we, ibitutsi byinshi. Muzakurikire komantere muzayibona. Ariko icyo nababwira, nta n'umwe nifuriza muri mwe muntu ukakuriya ko yahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, kuko niwo mwaka mubi uba ku isi, kunanirwa n'urushako no kunanirwa n'urubyaro, kandi bitaguturutseho. Bariya abana nabareze imyaka 18, nta mwana n'umwe wari warataye ishuri, nta mwana n'umwe wari warabuze ibyo kurya, nta mwana n'umwe wari warabuze icyo kwambara. Ngarutse inyuma tumaze kwiyunga, babana mbagaruye n'ubundi mu rugo biranga, kuko urugo rwanjye rw'itumba rwayoborwaga na se, rukayoborwa na musaza witwa Yosefu. Nka buri jambo imbari agashinga kabyana inyungu mbonye, nakamuha ngo tukigire hamwe, akiruka akabwira iwabo cyangwa musaza, bagatabwira ati stop, ibyo ntuzabyemere. Ese waba uri mugabo ki uyoborwa no kwa sobukwe? Imba umugore wanjye mubwiye ni dukora iki, yababaza, yagaruka akambwira ati oya, biriya sinshobora kubikunda. Kandi uzi ko abagabo tugira iterambere mu bwonko bwacu, kugenda turushanwa gatanu ka buri munsi kugira ngo natwe tuzamuka. Ubwo naje gufata icyemezo nyine cyo kumuzana i Kigali kugira ngo muhungishe umuryango wawe. Ibyo bintu narabibabwiye, ariko ni mubyumva, mumfata nk'ari gihe wananiranye, ari gihe kirumbo. Imyaka yanjye 56 nkwiriye kuba ikirumbo cy'umugabo koko? Mwaretse kunsebya, mwaretse kunsenya, mwankomeje nka umuntu muzima, ubwonko bwanjye bukongera bugatoha. Ko naje kuri Big Town kugira ngo mbagishe inama, naje kuri Big Town kugira ngo mwumve umubabare wanjye, naje kuri Big Town kugira ngo abo biriho babyirinde, basabane imbabazi hakiri kare, bitazabaho mukamera nkanjye. Aka kanya uwo biriho bitondagira, nagarukire hafi yiyunge n'uwo bashakanye. Imba ari umugore ushaka kubikora, stop. Imba ari umugabo ushaka kubikora, stop. Nari ngiye kugera ahantu arashaka kumbaza, ariko noneho naramuzanye muzana ku Kamonyi. Twabaga mu nzu ya 5, ariko mvuga ngo nzakora niteze imbere. Bene wacu baranyumvise ko nimutse naje, twavuye ku ivuko, twaje batangira kumba hafi, batangira kumuduceri duke n'ibiki. Bamwe ndetse baranambwira bati uzashake imishinga twakoreraho, natwe hanze ni habi tuzayikore, umunsi twatashye tuzabona aho tuba. Noneho bona akamugeza ku Kamonyi umugore anshingana ubwe, kuko yari afite inshuti ahitumba yanze guta. Yari afite ahantu yakoraga umushinga wo gutonora umuceri, akorana n'abagabo bagera kuri 4, harimo witwa Salvatore. Bari baramugize imbata ye, bamwumvisha ngo ubwo naje gukorera i Kigali, ngo ubwo mafite abandi bagore, ngo nawe ngo aziyaranje nta kibazo. Ariho nababwiye hambere ko
yes tuze ikintu gihari nuko byinshi mwarabivuze warabivuze n'ababivuze ariko ikintu ndakeka ko kujya kuntu twamusoje bundi ntabwo twasubiye inyuma ku byabaye biki byose usibye ikintu kirimo gusabwa n'abantu benshi kandi n'abangaba barimo kudukurikira buri munsi ibigano byose dukorana nibo babikurikira ikintu bari basabye cyangwa barimo gusaba natwe turimo gusaba ubu nicyo twahise tubaza madamu ntabwo twasubiye muri ibi bintu byose ese kuri gahunda zo gusabana imbabazi yes abantu benshi nabo base bavuga ngo ntabwo ari ngombwa ko basubirana ngo mujye kubana kubera ko mwaratandukanye mu mategeko ikintu gikenewe basabana imbabazi babane neza nk'abantu iyo umwe yagize ikibazo undi yatabara buriya bushuti cyangwa uriya mubano nibo abantu benshi barimo kwifuza atari ibintu birebire ngo byo kubana ibyo ngibyo ni ukumvikana kwanyu bibaye ngombwa nabyo byaba ari byiza ariko bitabaye ngombwa ni musabane imbabazi uganire n'abana abuzukuru babone izo access nizo zikenewe ubu ngubu ariko abantu bavuga ibyo ngibyo urebye umuco nyarwanda nicyo ukwiriye gukora byaba ari byiza cyane byaba ari byiza cyane gusabana imbabazi ariko ababyumva benshi bazi ko twatandukanye n'umugore akajya nkajyaha ntibazi ko twatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko kuko we n'uyu munsi wa none nanjye ibiganiro atanga ndabikurikira nkasanga naravuga ngo rwose ngo nta kibazo ngo dusubiranye ngo nta kibazo ngo yaza mu rugo iwe ngo aho yansize ngo arahazi jewe nkababazwa n'ikinyoma ashyiramo ngo aho namusize kandi mu by'ukuri ari we wansize akava ku Kamonyi aho twari dutuye akansigana n'abana 6 yamara kugenda agahamagara Mina na Shema bagakurikiraho ariko still ahantu bagiye ni wawe naho ni wanjye ariko yivuga ngo naramutaye ngo ngere ko amakosa n'abadukurikira yuko je namutaye nibumve ko ari we nyirabayazana yo kugira ngo dutandukane sibyo ahita ahamagara Mina na Shema baramukurikira 2013 bibaye 2014 Samuel avuye Botswana ahita nabamukurikira bibaye 2016 bakomeza guhamagara abana Deborah aramukurikira 2016 no Rwema na David bagiye bwa nyuma basezerewe grand trimestre baragenda mitanisigara aho narindi barantaye baragiye ariko mbabazwa n'uyo bavuga ngo nigiye wabataye nukuvuga ngo reka tutangira aho hantu bantu bashaka ko dusubirana abantu bashaka ko twiyunga reka twirengagize ibyabaye byose reka turebe mu iki cyifuzo cyo ko atari okay gusubirana bibaye ngombwa ko musubirana nk'umugore n'umugabo ibyo ngibyo ntago tubiha amahirwe 100% ariko umubano mwiza hagati yawe n'abana n'umugore mukajya muhamagarana mukumvikana atari byo gusubirana n'umugore ngo mugiye kubana ibyo ngibyo muraza kubyumvikana ni ibyanyu bibaye ngombwa nabyo bikaba ni byiza ariko ntabwo ari yo process turimo kubana neza tukumvikana ibyo byonyine naje hano kugira ngo ibyo byose abantu batwifuzaho bisobanure kandi bitangire n'ingero zigaragara kandi no muri commentaire hari nk'abavuga ati nubwo basubirana nubwo bakwiyunga ariko diaro kuba yakongera gusubirana n'uwo mugore yaba yirashe no kuvuga ngo jewe tumaze gutandukana ntabwo yagiye nk'umugore uvuga ati uriya n'umugabo wanjye reka nshaka ukuntu muhamagara cyangwa se muteza abagabo b'inshuti ze noneho bamuhugure cyangwa se baduhuze tusabane imbabazi reba dufite abana ahubwo we yaragiye n'ubu tugiye muri message yanyandikiye n'ubwo amatelefone amwe nayataye ariko hari n'imizo mfite akimara kugenda yanyandikiye message ivuga ngo ndagiye ariko wigize ishyano wigize kadakoreka jewe ibyo wigira ibyo byose nzakumena kuko nibuye rirameneka iyo message yaranyandikiye tugiye naho bandikiye message twayigarura tukayibona nibuye rirameneka
ubwo yambwiye ngo ibuye rirameneka mpita nibuka ibyo muri jenoside ukuntu Imana itantanze cyangwa se abanzi banjye batantanze ngo bamene, nibuka n'ibyo bene wabo bankoreye, nibuka no kumbwira ngo n'ibuye rirameneka, kuko we yari yitwaje imbaraga zikomeye z'iwabo z'abadayimoni babo batunze, kuko bazahita bandangiza, kuko hari n'inkuba yaje yakubita igiti kiri ruguru iwacu kandi ndasigara kandi sinzi aho yari muze mu by'ukuri birababaje kandi ni byinshi waranabisobanuye ni still urimo no kubisobanura, ariko reka tujye cyane cyane uyu munsi hano hantu reka tubanze tujye ku kuntu noneho twatandukanye n'ukuntu umunsi dushobora gusubirana bibaye ngombwa. Ntabwo yigeze amamagara akimara kugera i Butare ngo nze dusabane imbabazi nange, ahubwo yampamagaraga antuka, akanyohereza message zo kuntuka, agaha abana telefone ngo bantuke, byose nkabyihorera kugira ngo bakomeze banyice mu mutwe, ndihanganira ceceka. None kubwira abana ngo bamusange yari tactique yo kuvuga ngo nkunda abana nzajya gucyura abana nabo bamusabire ko nabazana na bose, ariko kubera ibintu yankoreye ndanga. Hashize iminsi ngiye kubona mbona haje urwandiko. Uru rwandiko ni ikirego we ubwe, ni urwandiko rurimo impapuro zigera nko kuri 6, bibaye ngombwa twazisoma cyangwa bagikaza kuturuna rumwe mukajya mwisomera. Iki kirego yarenze kuba yampamagana ngo dusobane imbabazi, ahita akoresha umwanzuro w'urubanza, ikirego akoresha ikirego wakijyane mu rukiko. Mu by'ukuri nagiye kubona mbona urubanza ikirego kiraje kimeze gutya, ko Iyamuremye Maria Roza yendi babi tagaragara aho ngaho, naza gusomaho agace ko ari ikirego atanze arega Musabyimana Charles kugira asaba ubutane bwa burundu. Nta miryango twabihaye ngo binanirane tujye mu kirego cya burundu, ari uko twananira uko turi babiri. Ngiye kubona mbona impapuro ziraje, numva isereri iramfashe, ko je nshatse kuburana twaburane wapfa kuntsinda nta cyane yagiriza, ariko je igihe cyo gutanjya mu nkiko numva ari ubukererwe kuri giye bukomeye cyane. Izi mpapuro nazizaniwe n'uwo mukobwa witwa Shema washatse muri Cameroon, ngo wigaga muri kaminuza, ngo ni ishyano, ngo yize amategeko, ngo azantsinda, ngo azagira gutazamfungisha. Kije ubushinzwe umudugudu yarakinzaniye, akinzaniye ndakireba, numva ndahwereye nkuko mumbona. Nibaza ukuntu ngiye kujya mu nkiko, nibaza icyo umugore ndega ndakibura. Mu by'ukuri nari mfite, kuko ngo bari bamwoheje ngo mu mugoroba w'ababyeyi ubitumba yari afite abagore bahora banyatsaho umuriro nabo, ngo baramubwira bati wowe ko wabyaye abahungu ukabyara abakobwa, uramushaka iki? Wamureze imitungo mufite mukayigabana ukikorera, ushatse umugabo wamubura. Ubwo ndagira ngo mbasomere mu ncamake byibura urupapuro rwa mbere uko ruvuga, abatabashije gusoma bumva uko rwavugaga bagituma ni igihe cy'umunota umwe gusa. Hejuru ku mutwe handitse ngo urukiko rw'ibanze rwa Ndora ruri ku cyicaro cyarwo Indora, ruhaburanishiriza imanza z'imbonezamubano mu rwego rwa mbere, ruhakirije mu ruhame urubanza gutya RC01 gutyo none kuwa gatandatu itariki 6 z'ukwa gatandatu 2021 ku buryo bukurikira. Haburana bagiye guhera ku kirego uko yareze. Urega Iyamuremye Maria Rose wavutse muri 70 mwene baca mu Rwanda, utuye mu mudugudu wa Byimana, akagari Karango B, umurenge wa Tumba, akarere ka Huye, intara y'Amajyepfo, ufite nimero za telefone 078 113 1079. Uregwa Musabyimana Charles wavutse muri 38
ise akaba yitwa Mpayimana Pasiteri na Mukasagatwa Tereza mu Byimana, akagari Karango B, umurenge wa Tumba. Tumanuka hepfo twihuse mpita ndangiza na gace gato, ntibishoboka Big Town ishobora kubashyiraho urwandiko rwose mukarusoma, akareka kujya babeshya ngo anyeneye mwikisi. Siwe wagiye kwiregera ngo arashaka ubutane bwa burundu, arashaka hiki mwamubwiye akaceceka kafunga umunwa, icyo ashaka ko ari ukumpa inyundo nukubana. Yajyaga kunde gakene ambonamwe umugabo, aravuga muri uyu munsi wa none ngo ndi umusasi, ngo ndwaye mu mutwe, ngo muzabaze ngo ikibazo mfite mu mutwe, anyeneye ndi umusasi ngo mumarire iki. Iyamuremye Maria Rose yatanze ikirego asaba urukiko kumutandukanya burundu na Musabyimana Charles ku makosa ye. Ubwo ni ikirego yatanze avuga ko ari amakosa yanjye, ashingiye kuba we n'umugabo we barananiwe kubana kuko amuhoza ku nkeke, agasahura imitungo y'urugo, kandi akaba yarataye urugo mu gihe kingana n'imyaka 7, kandi akaba yaranashatse undi mugore bakabana, cyane ko bamaze no kubyarana umwana, bityo agasanga atashobora kongera kubana nawe nk'umugabo we n'umugore kuko nta rukundo akimufitiye. Tugeze ahangaha murabyumvise, urayumva Bagi? Yego. Ahangaha avuze ngo ashaka kubana nanjye, ko badutandukanya burundu, ngo kubera ko maze imyaka 7 kandi ko nashatse undi mugore tukabyarana n'umwana. Umuhungu we yavuye hano, kuki atavuze ko nashatse abagore 6? Umuhungu we yavuye kuri Big Town aravuga ngo nashatse abagore 6, umugore avuze umugore umwe. Uwo koko twigeze kubana tubyarana umwana, nawe bemereye n'ubu umwana turabana, umugore yibereye mu kazi kiwe ntabwo ari hafi. Turangiza ngo Musabyimana Charles yireguye avuga ko imibanire ya Iyamuremye na Maria Rose yaranzwe n'amakimbirane agiye aterwa na Iyamuremye n'umuryango we, bamutoteza ndetse bakamuhoza ku nkeke, biza gutuma ava mu rugo ajya gucumbika ibyumba. Ibyo ni ibya mbere, navuye Itumba njya gucumbika ibyumba, ariho byaje gukurana dusabana imbabazi. Nako numva ko yataye abana ndagenda ndabafata, abana ngaruka i Kigali ndabarera neza, nyuma dusabana imbabazi turasubirana. Ibyo ni ibya mbere. Cya kuba ibyumba, umugore yarataye urugo, bikaba byaratangiye muri 2006, none atunguwe no kubona umugore amureze, gusa akaba atanga ikirego cyuririye ku cyayi Iyamuremye Maria Rose asaba ko ubutane bwatangwa ku makosa ya Iyamuremye. Ariko mu by'ukuri bavandimwe, iki kirego dore urupapuro rumwe nguru, dore impapuro 2, dore impapuro 3, dore impapuro 4, dore impapuro 5, dore impapuro 6, dore impapuro 7, dore impapuro 8. Iki ni ikirego kiriya nkunguzi y'umugore yagiye kundega, atagishije inama umuryango, agishije inama abana be barahaguruka ngo genda umurege. Byarangiye mu rw'ibanze nahise nshaka umuryango w'abana banjye bose, ndagenda atega Itumba, ntangayo n'amafaranga bagura ibyo kurya no kunywa turasangira, ngiye kubasaba guhagarika urwo rubanza. Uranyumva Bagi? Mageze nasanze bankoreye inama, bampindura mayibobo, bampindura akagoryi, barambwira ngo icyambere tugomba kuburana, naho hari imitungo ya bene wacu, harimo ubutaka bw'iwacu bwa gakondo, harimo ubutaka bwa bene wacu biguriye, bamaye ngo nge mbacungira kuko ndi mu Rwanda wo hanze, ashaka kubindimanya nta byangombwa byagira, ngo ni umugore, ngo ubucamanza ngo nibumwumva ari harega amahugu ngo bazabimuha. Ubwo naragiye mbasaba imbabazi, ni yewe mureke kundega, dore imitungo iri ahangaha i Butare ni iyanyu, harimo iriya nzu nahaye Samuel nuko atayikweretse, harimo iriya nzu mwagize,
wabonye ukuntu bayisha ayo mafaranga yose baryaga ntibaguraga n'agafuka k'isima na commentaire iriho aravuga ngo iriya nzu ngo babamo ngo ubwo ari hashaka kunsebya. Ndababwira nti mumbabarire iyi mitungo yose muyigumane jewe nigendere aho nzagwa n'Imana ihazi nicira inshuro ku giti cyanjye nzi ko mwanyanze ariko mwoye kunjyana mu nkiko. Umugore arambwira ngo tugomba kuburana. Ndababwira imba mubyanze rero reka nkenyere kigabo tuburane kuko nibyo mushatse. Baramperekeje ndataha muhutwa mushwe inzira kuko giye numvaga ibintu byo kunjyana mu nkiko kandi inkiko twazimazemo imyaka agera kuri 5 byantwaye energy nyinshi cyane. Urumva ubwo rero no kuvuga ngo mu rwibanze twaraburanire ku Gisagara. Ndibuka ko twagiye bwa mbere urubanza bararusubika tujyaho bwa kabiri urubanza ruraba harimo mu presidente w'umugore utanyumva na gato ingingo ntaze yose akayamagana kugeza ubwo Samuel n'uriya Mina bahagurutse mu rubanza batangiye kumvangira. Mbwira presidente nese ko naje kuburana n'uyu mugore naje kuburana n'abana kirego cy'abana kirimo jewe ntabwo nongera kuburana abana bariho bantera amagambo. Presidente ngo wowe burana ibyo uregwa ngo abana ngo bihorere akavuyo kararota mu rukiko kugeza ubwo urubanza barusubika. Samuel uri yashaka kunkubita we uriya mushiki wa Mina mu rukiko bararusubitse turasohoka tujya mu gikari mw'abantu. Ngeze mu gikari twatereranya amagambo barakunsha ngo bankubite Samuel Amina Rwema kugeza ubwo abantu badushungereye uriya mugore nturuka inyuma ngize ngo ndamukebuka yagize gutya ncira ibicanwe mu maso ngo nsubirana nawe kutese ahubwo ibyarimo ameze nk'andondogozi y'ikirondwe ngo niyo yasigaye ku ruhu inka yarariwe kera. Urubanza rwarabaye nyuma ruza kurangira urubanza ruranzura bamubwira ko iyo mitungo ashaka yanditseho abandi atari yacu kandi kurikije amategeko mu Rwanda nta wajya abangamira. Baramusobanurira baramubwira ati imitungo yanyu n'uyu dore niwe wanditse ku byangombwa bya burundu. Baturukiko nuko rurangijwe ariko urubanza nuko rurangijwe ariko ubutane bwo iyamuremye Maria Rosa yisabiye turabumahaye turabatandukanije kuri itariki. None se uri yari yaratora Mayugi inyuma y'intore zahamirije zatahiye zavuyemo arashaka n'uyu mutwe uyu hari itariki n'ukwezi n'umwaka byanditse mu ijuru ku Mana ko ariho n'isaha n'isegonda ko ariho nzavira muri isi. Wowe warabigerageje na so na nyoko n'umuryango wawe uhereye kuri jenoside kugera nyuma ya jenoside kugera n'uyu munsi wa none umutwe wanjye mwarawubuze. Rero urawushaka ngo mu biganiro n'ibiki byose muze urumva imbabazi zibaho kubera ko umuntu aba yakoze amakosa. Hari amakosa abaho ntabwo wamenya gusaba imbabazi utarakora ikosa ariko iyo wakoze ikosa bigera ahantu ukumva tuko reka saba imbabazi. So umugore we aravuga ngo ari tayari ko musaba n'imbabazi ari tayari ko mubabarirana atari byo gusubirana nk'umugore n'umugabo ariko gusaba n'imbabazi izo zonyine harabura iki kugira ngo yes muze shigaje akanya gato ngo nkorotire kubyerekeranye n'uriya mugore. Mu rukiko rw'ibanze rwa Gisagara inkiko zose hari akantu babanza ko kubanza inama njyanama kubareganye kugira ngo barebe ko babunga. Ku Gisagara byarabaye jye nabishaka. Umugore aravuga ati jye nareze nsaka ubutane bwe bwa burundu sinshobora kwiyunga nawe ndataha mu rwisumbuye kuko yaje kujurira mu rwisumbuye hano Butare naho izo nama zarabaye nanabishaka arabyanga. Icyo gihe musanga mu rugo n'abana twarabikoze arabyanga ariko natangajwe nuko bakimara gusoma urwo rubanza yatakambiye bakimara kururangiza yatakambiye abacamanza ngo arashaka ko dusubirana. Burya hari ibintu bidashoboka bagiti
burya Imana na Satani ntibishobora kwiyunga. Hari ibintu bidashoboka Bagiti. Imana na Satani ntibishobora kwiyunga. Uriya mugore abakurikiye yampemukiye ingeri nyinshi ku buryo kwiyunga kwe nawe, kuko ibyo banshakagamo barabibuze, babona n'igihombo, barashaka ngo banyigereze bamifuna. Ntibishoboka ibyo ngibi. Muze ariko watanga imbabazi mugatangira kuvugana neza basi mutanabonana, ariko hakagabanuka ibi bintu byo byarabaye. Yes, byarabaye, byarakubabaje, biranagaragara ko muze ubabaye mu by'ukuri 100%. Ubwire Bagiti. Yeah. Uriya mugore n'uriya muryango we n'abana baranyangije. Ese imbabazi bashaka baramvuza ibikomere banteye. Ubu narwaye igifu cyarashwanyaguritse kubera mu mutwe. Ubu mfite ihungabana mu mutwe ryo guhera kuri jenoside n'ibi ngibi byiwe n'abana be. Baranyangije. Hari abahanga bazi kubyitegereza no mu maso barabibona. Nabanje kubihakana, ariko ejo bundi hari abantu bansuye, abandi barampamagara bambwira ati Diaro, ibyo urimo byose bigendemo gahoro, ariko jya kwivuza. Hari umuntu yanditse comment aravuga ngo nyamara ibyo mukora byose mumenye ko Diaro ashobora kuba afite ikibazo, mu mushakira aba psychologist kugira ngo baze kumuganiriza bamenye n'icyo kibazo, abone ubuvuzi kwanza. Byanze bishobotse birashoboka, ariko namuze nawe yavuze. Nawe hari ukuntu ujya wumva ko bishoboka maybe mu mutwe hari ikibazo byaguteye. Ibi bibazo byose waciyemo ko bimeze, ibyo bibazo nabiciyemo, nabyihanganira. Nagombaga muri abantu batewe kagahinda kica kamwe kadasanzwe. Imana irandinda kuko nanjye nahoraga ndi hange yuko ngomba guturika iriya mitsi yo mu bwonko, ariko Imana ikomeza kundwanaho cyane. N'uyu munsi ntiyaturika, ariko irareze ndayumva, kuko ndayumva ndiyumva, yareze ndayumva. Ndacyafite akenge gusa ko kwicira inshuro gupagasa ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko mu by'ukuri Bagiti niyo wababarira. Buryo iyo ujya gusaba n'Imana imbabazi z'ibyaha wakoze, ukabicaho bibona, ukashaka kubeshya Imana ukayibwira bibiri kandi yenda ibyaha ari 4, sibyo? Ntabwo Imana ikubabarira, kandi mu minsi mike ukubona ibimenyetso yuko utabariwe n'Imana. Bagiti kuva kuri uriya mugore nta kuri na kumwe yigeze avuga mu bibazo twagiranye jye nawe, sibyo? Niyo mpamvu abantu barambwira ati Diaro wisubira kuri kamera, wisubira kuri Bagtown, nubwo ngo ari inshuti, ariko wisubira, biriya bintu ni bibi. Ariko nakumva ikinyoma bitwikiriye bakambeshyera, kikambabaza nkagaruka hano. Uhereye kuri ya mugore ukagera kuri Amina, nkuba Amina ari harababeshya ngo nyuma yava ngo twaraganiriye. Yes, Amina twamubajije ese process yo kumvikana na muzehe imeze gute. Amina itatubwira ngo muzehe inyuma y'ikire kiganiro twaravuganye ngo process imeze neza tu, umunsi umwe tuzabatungura. Ubu se muhamagare kuri telefone akakanya wumva bitutsa ntuka. Muhamagare mubwire neze amagambo wagiye uvuga ko twabonanye wumva imvuga nsubizamo, akakanya muhamagara ubyumve. Ababyumvise barabyumvise bushize, uhamagara Amina. Naka kanya muhamagare wumva ukuntu ansubiza. Nigeze gukinisha muhamagara ambwira kandi avuga ko muri good process yo muhamagare se. Muhamagare twumve. Amina yatwibwiriye ko we na muzehe ibintu birimo kugenda neza, umunsi umwe bazadutungura barimo. Yenda telefone itaraka neza nayijimije kubera. Ariko icyo nakubwira, kuva nta n'umuremera ikosa ngo yemere cyaha bankoreye, bambabaje kugeza aka kanya Bagiti. Ari guhera kuri nyina ukagera kuri Bamina, ukagera kuri Samuel mwavuganye ejo, ukajya kuri ba Rwema bansebeje ngo iriya ngo yari gahunda, narabimenye ngo yari gahunda yo kugira ngo bumvise ngo ko nshaka kuzashaka umugore, ngo yo kugira ngo bansebye, ngo abagore ngo baramuka bankunze twabana ngo bazumve ko nananiranye, ngo nta muntu twabana kabiri. Ibyo bintu barabivuze, baranabyigambye, ndetse n'abantu barampamagaye barambwira batese ibyo ngibyo twumva ko umva ngo bavuze ko ngo wowe
ngo washatse abagore 6 kandi muri urupapuro wabyumvise bagiti rurimo nushaka uhafotore umugore avuga ko nashatse umugore umwe tukabyarana n'umwana umwe nabyo ibyo nabikoze hashize imyaka 5 abana banyanze ndavuga ariko si ibintu ubu nzahambana ikarakoko nemera kumvikana n'umuntu ambyarira umwana n'uwo mwana turi kumwe hari abajya bavuga kuri commentaire ngo n'uwo mwana ngo se ngo ntiyakunaniye ngo nushaka ngo kuzamutanga ariko je so kumutaka ko nabuze icyo namureresha nuko mutaka kugira ngo hari wabasha kumumfatira akamurihira amashuri aho ngaho i Burayi byanezeza cyane kuko nubundi bari abantu nibamushaka naho bamubona uyu munsi wa none banamurogesha gapfa kuko imigambi yabo ndayizi sibyo muzehe wewe se ntago uriyubaka ukaba tayari gutanga imbabazi kuko bo barimo kugaragaza cyane cyane umugore wawe n'abana bose barimo kugaragaza reka tubanza twumve imba kamera igera hasi imbizi twumva me birahagera ashobora no kutayitaho kuko azi ko Samuel ejo wari mwaganiriye akavuga ati wasanga ari mu kiganiro kugira ngo banyumve ariko reka nongere rimwe niyangarorere ariko icyo nzi cyo kwiyunga n'abantu b'abanyabinyoma ntabwo giye nakwiyunga nabo wiyunga n'umuntu wagusabye imbabazi yemera icyaha cye Halo muraho Urarwaye kuvuga buhoro Urarwaye kuvuga buhoro Oya ni ikibazo cya telefone mikoro yarapfuye hasi Numvise ejo bundi bage amamagara ambwira yuko ngo mwaganiriye ngo ukamubwira yuko muri iyi minsi tumaze iminsi turi buganiro hagati yanjye nawe ngo byo kwiyunga none se twigeze tuganiramo cyangwa warabiteganyaga yenda uti muri iyi minsi tuzaganira reka yenda nemerere bagiti yuko twaganiriye abanyamakuru ariko baba bashaka kugira ngo n'akari muroro kavuge oya ariko ibyo byose nubwo utavuga kari muroro ariko ukavugisha ukuri kuva twatandukana cya gihe hari ubwo ndongera kuvugana nawe ko numva amakuru gusa nyine y'ibiro bica kuri Big Town bagara ambwira ati felicitation kabisa ati Amina yambwiye ko muri wo muvuga rumwe ko ibiganiro mubigeze kure by'ukuntu ngo wabemereye ko muziyunga pe ariko nawe yambwiye bitandukanye n'ibyo yakubwiye ngo iki se giye ko nkubwiye ibyo yambwiye we wambwiye ariko ibyo aribyo byose burya kuvugisha ukuri ntacyo bitwara wagombaga kumubwira uti papa ntiturabonana ariko mbirimo inde ye naraguhamagaye nkubwira nese biriya biganiro muri ho mushyira kuri Big Town ko biriho binsebya kandi namwe bikabasebya wabwiye bagiti mukabikuraho ugahita unsubiza cyane umbwira ngo twaratinyutse dufite imbaraga natwe ubu ngubu ntawe uzongera gutera ubwoba urantonomera cyane wambwiye ngo iki wambwiye ngo iki wambwiye ngo iki ntabyibuka nyine oya ndabizi nibyo wambwiye ngo ko nta bwoba mufite ko rwose ntawe natera ubwoba muri ibyo byose nyine nagize ubwoba mpita mfunga telefone
ndavuga ese ubundi ndabashaka iki ntabwo tuziyunga hatarimo kuri Ami. Iyo uje kuri Nuze uransebya, nyoko akansebya, abana bakanse, nimushaka ko twiyunga wavuga iki ahisa nkuko ariko wowe nk'umubyeyi n'undi umuhamagaye reka mbe mwihoreye sibyo n'undi ntabwo aramena okay sawa nshizemo akadege gato turangiza ikiganiro wowe nk'umubyeyi nk'umukuru w'umuryango umubyeyi w'abo bana umugabo w'umugore uwo mwatandukanye inyuma y'ibi byose na kagatima ko kuvuga ngo byarabaye ariko reka nimba mushobora kumva ibyo mbasaba tukicara tukaganira mwambabure tukabikora tukareka byo guterana amagambo tukareka ibiki nk'abana banje mwicare hariya mbabaze ABCD ibimeze gute bagiti yeah reka nkubwire ibyo byose ibyo bintu murabyifuza yeah sibyo ariko burya umuntu ngo ntawe utinya ijoro niko baca umugani mu kinyarwanda ko ntawe utinya ijoro atinya icyo barihuriyemo sibyo njye nigeze guhura n'ingwe kera mfite imyaka 13 ariko n'ubu mfite imyaka 56 iyo ngenzi ijoro mbanzi ko yangwe turi buhure nditonda cyane kuko mbanzi ko ari tension yo kuvuga ngo ingwe dushobora guhura kandi nahuye nayo muri za 80 jewe mfite ubwenge kandi nkeneye kubaho n'abariya abantu bavuga nibiyunge nabo ubwo mbabwiye ngo twiyunge naho gusubirana n'umugore we byararangiye baradutandukanije no mu rwisumbuye ngibi ibyo nta kibazo ntabwo tubyinjiramo ntazongere kunyifuza kwiyunga ibyo yankore nagenda azana inkwano za Mina kwanza agiye kugira ngo tworoherane ntabwo abari abana ntabwo yabakuye iwabo sibyo nanzanira inkwano za Mina anzanira inkwano za Shema sibyo ibyo gusa mvuga ngo Mina yakowe miliyoni nayizana mvuga ngo Shema yakowe miliyoni nayizana ayo mafaranga tuyagabane nkuko atigeze yitera iyo nda ayo mafaranga tuyagabane nkuko yavuye iwabo nta mwana afite nibakanshireho uburyarye zana amafaranga aya Samweli yo mwarayariye murayonona murayarangiza bibapfira ubusa mwese ariwe na Samweli murasabiriza kuko ibimenyetso birahari byo gusabiriza inzanira amafaranga Mina yakowe unzanira amafaranga Shema yakowe tuhamagare Big Town n'abandi twicare hasi nk'umuryango unsubize icyubahiro uvuga uti naguriye amafaranga agenyine y'inkwano z'abana ariko nayabonye ngaya fataho nawe 1/2 cyangwa se 1/3 ubundi nibirangire duhoberane dukorane mu ntoki nubwo wanyimye icyubahiro cy'ababyeyi mu babyeyi bigaragazwa na invitation no ko ntayizanye yuko kubwo bwa Shema wanditse ngo umuryango wa Musabyimana Charles ruhagarariwe na ko numva imbare imaburende ibyo ngibyo imba ushaka ko twiyunga cyangwa se namwe mwabantu mwe nicyo mbasaba tuziyunga ngira uko nzajya ngera amakenga mu mibanire kuko ngiye nta kintu ngo twiyunga ngo twongera tukaganira tukabana nkaramira muri bo ushobora no kwibana ahantu utuye ubu ngubu nawe mugore akaba hirya ariko muvugana neza tu byonyine icyo nicyo dukeneye basi nanzanira icyo kintu rero icyubahiro yanyatse cyo kwambara ingofero nk'ababyeyi nkihorere yenda yabarantumiye da nkuko abivuga nkaba
yenda nari mfite imibabaro n'agahinda yenda kuko bataje gufata irembo no gusaba n'ibiki yenda nkabyanga sinzi nanzanira inkwano ebyiri z'abana banjye imbere Bag Town baguhamagara ati za nkwano zarabonetse ngiziriya zirabitse kuko nk'izashema na cyarazikoresha nta nubwo azihiriyemo Debora yabonye umugira neza ndamushimira cyane yarakoze kuko ibyo tortire baro banarutiramo y'imitungo ngo mbasha ngo kwishyurira umwana nta kintu ngira data buko yarampambiriye aramboha aranzirika ku buryo nigenderera n'ibintu by'imyaku ni ukwivuza mu buryo bwo mu bwonko nkivuza no mu buryo bwa kinyarwanda kuko barandoze sibyo ibyo rero nazana izo nkwano namara kuzizana Big Town tuzaza mu kiganiro tubivuge ko inkwano zabonetse so bibaye gutyo wahitubabarira cyane byonyine nibyo usaba izo nkwano za miliyoni 2 zibonetse kuko ndabiza mine yakowe miliyoni nuri yakorwa miliyoni ndetse ngo arashaka n'umugabo we kuzagaruka akaduha andi mafaranga aranampamagaye umugabo aranambwira ati jewe ntabwo jewe ayo matiku numva nyakeneye twavuganye rimwe kuva yamujyana ariko ayo yahawe yimbera igisambo nta mwana yavanye iwabo mw'abantu mwe nta mwana yaje atwaye mu ngutiya nazana izo nkwano abana banjye baratwowe ubundi namara kuzizana ku mugaragaro mu kirori kimbitse mwese tuzabahamagara tubatumire mu dutwerera amafaranga tuguri inka tuguri iki tushyira hasi turye twiyunge nanzanira izo nkwano ibindi muzabimbaza sawa reka dusoreze hano kuri party y'umugore muzehe yasoje avuga ngo ari tayari kubabarira ariko babanze bamuha inkwano z'abana be babiri naka Samuel ndakavugaho gato tugiye kujya kuri side ya Samuel ariko ku ruhande rw'umugore icyo muzehe avuga ko umugore we yaratubwiye ngo muzehe ari tayari ko nagaruka bizamushimisha kandi nibyo ashaka ibyo byo gusaba imbabazi biranambabaza nk'iya badukurikiye numvise ngo bamuhaye ejo bundi ngo ibyo kurya nta kibazo ni bamufungurira akeneye gufungurirwa numva bamwe baravuga ngo barashaka ngo zateranya amafaranga bamwubakira inzu narayimuhaye arayifite yibanamo n'abana ahubwo nibashaka amafaranga yo kuyisana bayisane neza ubundi ayibe imeze neza ariko je nkababazwa n'ukuntu maze imyaka n'imyaka ndira abakozi ba Big Town ariko uyu munsi wa none nabo bavuga ko ndwaye bavuga bati ararwaye nubwo atabyemera ararwaye reka dutange ikintu kimeze gutya Big Town mufashe natwe tubimenye ko yagiye Kanombe bamuverifiye neza bamuvura uburwayi afite koko byenda rwaye mu byukuri nubwo afite ubwenge buke bumpahira ganira n'abantu ariko narangijwe baranyangije bikomeye cyane hagati aho rero so wa psychologist arakenewe rwose narabyemeye kuko ejo bundi abantu baranganije barambwira ati va muri ibyo cyambere n'amagara ivuze reka basi nanjye nsabe inkunga ku bantu bazi psychologist cyangwa nimba ari psychologist arimo kutwumva akakanya adufashe Muzehe Diaro aravuga ngo umungu yemeye ko akeneye kuganirizwa psychologist barebe nimba hari ibi bibazo byakemuka nanjye ndabijyamo arabonzi turaza ikiri bukorwe ariko nawe urimo kurikira Big Town TV akakanya inkunga yawe reka ibe iyo ngiyo kwanza niyo ya mbere baze kumuganira kuko yaciye mu bintu byinshi nibi bintu byose byo kuvuga ngo arimo kwangana n'umwana n'abana n'umugore harimo impamvu hari byabaye of course ntabwo byaje gutyo tu kambongerera nimero zanjye kuko n'uwashaka kumamagara kampumuriza bijya binkomeza hejo bundi hari abampamagaye baba muri Canada umugore n'umugabo w'abapasiteri baranganiriza kandi ari cyo byamariye 078 078 14 15 105 rwose washobora kumamagara akanganiriza hari icyo se yamarira kuko ni ibintu bitoroshye cyane nk'abantu b'ababyeyi nk'abantu bankurikiye nk'abantu bumvise agahinda kanjye kuko kuri mu commentaire harimo abantu bababara cyane bakavuga Muzehe ibi bintu ntabwo byoroshye yarakubititse ntabwo byoroshye mu by'ukuri birababaje kandi bibabaza abantu benshi cyane ntabwo ari ibintu by'imikino ntabwo ari ibintu biri simple ni ibintu bikomeye cyane so please nimba hari ikintu wafasha mu bitekerezo Muzehe Diaro cyangwa
uyu mu psychologist ubu ngo barakenewe. Please number ni izo ngizo, cyangwa nimba ushaka kumuganiza no kumuhumuriza uko ariko kose number za Mzee Diarra ni izo ngizo. Please just do it, byaba ari byiza cyane. Ni inkunga zo gukina filime nari naze basabye. Yes, no gukina filime. Kera nkiba mu marere ya rukundo nta gahinda nagiraga. Ariko ubungira gahinda kubera ko tubona abantu tukorana muri societe nabyo byangaruriye ikintu cy'umwijima no kwiheba. Ariko nk'ubu mbonye abaterankunga bakambwira ati ngaho ujya muri filimi wisanzure ukora udukorera amafilime meza arimo abantu benshi rwose gene mu mutwe nakira rwose bitagoye cyane. Yes, please. Ngira ngo mwabyumvishe ibyo ngibyo, reka tubifungire ahangaho. Aka kanya ku barimo gukurikirana Big Town TV, reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu, tubabwire ngo reka dukomeze ibi biganiro tumeze neza cyane, kandi ndabifuriza ibyiza aho muri hose. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakomeza gukurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. My name is Bakti, nkaba ndi kumwe na Mzee Diarra one more time. Ubu ngubu